Kuwa kabiri ukwezi kwa kabiri tariki ya 10. Uyu ni umunsi wa 41 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Nzabigenza uko ushaka, ni Uwiteka avuga. Amen. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 10 umurongo wa 12. Nuko komera turwane kigabo, turwanira ubwoko bwacu n'imidugudu y'Imana yacu, kandi Uwiteka abigenze uko ashaka. Umva mwene data, Imana igiye kubigenza uko wabiteguye, uko wabiteganyije, uko wabyifuje, uko ubishaka, niko Uwiteka agiye kubikora. Uwiteka agufitiye umugambi ukomeye, afite ibyo yamaze gupanga kuri wowe. Uko Uwiteka ashaka, uko nawe wifuza, ibiri mu mutima wawe bigiye guhura. Hanyuma Uwiteka azabigenza uko ubishaka, uko ubyifuza, uko wabitegetse, uko wabisengeye. Ufite ibyifuzo, ufite icyo ushaka, ufite icyo wenda kugeraho. Uwiteka yabiteganyije, yabiteguye kugira ngo akore ibyo ushaka, akore ibiri ku mutima wawe. Mana, ndagushima ko uyu munsi umukoreye ibyo yifuza ku mutima we, mu izina ryawe Yesu. Amen.